mu 1979 nicyo gihe ubutegetsi buriho muri Iran bwagiyeho bukuyeho uwari uriho ashyigikiwe n'abanyaburayi. Icyo gihe bwitwaga Peresi. Abagiyeho rero bavuga ko iri zina batarishaka kuko ryari izina rikomoka muri Bibiliya. Nibwo baje gukuraho iyo Peresi bashyiraho Iran. Bamaze gufata ubutegetsi bashyizeho uwitwaga Ayatollah Khamenei. Yari umukuru w'idini akaba n'umukuru w'igihugu. Noneho yakuyeho umwami wa Iran witwaga Shah. Icyo gihe abanyamerika bashatse no kumurwanirira, ariko icyo gihe indege zabo ziza kugwa muri ubwo butayu barazifatirana, ku buryo habayeho ibiganiro byinshi kugira ngo barekure abantu babo bari barafatiye muri iryo gwa ry'indege. Noneho rero ni ukuvuga ngo icyo gihe revolisiyo yagiyeho yakoze indahiro ivuga ko igomba gukuraho leta y'abazoyonisite, ariyo leta y'Abisiraheli. Noneho rero twakwibaza ngo ubu rero uko ibintu bimeze muri iyi minsi bigeze he? Ni ukuvuga ngo muri iyi minsi Irani yari yaguze iraniyumu nyinshi, bakora ibitwaro bya kirimbuzi, haburagaho gato cyane kugira ngo bahite barangiza Isiraheli. Dusubiye mu mateka, ubundi Irani yabayeho igihe kirekire iri muri ambarigo. Uwaje kuyikuriraho, waje kuyidohorera ari Perezida Obama. Icyo gihe yari nuvuga ngo icyo gihe Obama niwe wari uri ku butegetsi, nibwo hari n'amafaranga yabo yari yarafatiriwe muri Amerika. Ayo mafaranga yaje kurekurwa, nibwo ayo mafaranga noneho bayashoye mu bucuruzi bwa peteroli, bakajya bayigurisha mu Bushinwa. Noneho Ubushinwa bukahaha amafaranga babifashijwemo nanone n'abanyabwenge benshi babakuye mu Burusiya. Uri kumva? Ngo ayo mafaranga bakuye muri peteroli yabafashije ibintu byinshi. Babona n'uko bakura abanyabwenge muri Korea y'Amajyaruguru bakoresheje ayo mafaranga bagiye bakura muri peteroli. Nyuma y'aho ayo mafaranga Obama yaramaze kuyerekura menshi yarafatiriye muri Amerika, niko kuntu bagiye bubaka ibyo bisasu bya kirimbuzi kugeza na n'ubu aho bari bamaze kugera. Iran ntabwo yaje kurekeraho, yaje noneho no gufata abantu benshi bagiye batandukanye, igenda ibazengurutsa Isiraheli. Mu majyepfo ya Isiraheli yahashyize abo bita Abahuti, ibaha intwaro nyinshi zikomeye. Noneho ijya mu burengerazuba bwa Isiraheli, naho ihashyira abo bita Hamasi, ibaha intwaro zikomeye nyinshi. Ijya mu majyaruguru ishyiraho Hezbollah, iziha intwaro zikomeye. No muri Iraq ishyiraho indi gurupe iyobowe na hariya muri Iraq, ishyiraho indi gurupe nayo iziha intwaro zikomeye. Isiraheli iguma hagati, yari iri hagati nk'ururimi, ikikijwe n'abanzi. Ni ukuvuga ngo Iran yubatse iyo sisiteme ku buryo yavugaga iti nubwo tutabasha kurasira Isiraheli kure, abadukikije Isiraheli twavuga rimwe bagadukuriraho Isiraheli. Nubwo buryo yafasha abo bantu za Hamasi iragenda izizengurutsa Isiraheli. Reba muri Palestina, niho mujihadi iri, bakorana na perezida wa Syria, nayo agakorana na Iran kugira ngo bagire gute batere Isiraheli. Mbese ni ukuvuga ngo Isiraheli nta buhumekero igoswe, yari igoswe n'abanzi ahantu hose. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cyabayeho ni iki: igihe perezida Trump yajyagaho mu manda ye ya mbere, ikintu yabashije gukora ni ukuvuga ngo yafashije Isiraheli kumenya ngo uko iyo sisiteme yari yubatse ntibari bazi ko bakikijwe muri ubwo buryo. Niwe rero waje gufasha Isiraheli bamenya ko bakikijwe. Iran yabakikije ingabo impande zose. Nyuma rero icyo gihe baje gukora muri nyuma rero ikintu baje gukora ni iki: muri iyo myaka 8 abayuda baragiye biyita bakora ikintu bise wakitoku, biyita Abahezbollah. Barangije bafata ya wakitoku bayigurisha Abahezbollah bose, bayigurisha abantu bo hejuru,
navuga abayobozi babagurishiye walkie-talkie. Rero uku gukora izi walkie-talkie bwari uburyo bwo kugira ngo Isiraheli irebe ko yashobora kwivuna abanzi yari yamaze kumenya ko bayikikije impande zose. Bafata izo walkie-talkie nk'uko nabivuze, bazihereza abakuru ba Hezbollah bose muri Libani. Noneho uburyo bakominikaga izo Hezbollah, bwari uburyo bwa communication ariko bwensitayemo ibisasu bya kirimbuzi. Bategereza iyo myaka 8 kugira ngo babashe kurwanya Hezbollah. Noneho rero ikintu cyabaye ni iki? Ni ukuvuga ngo cya gihe bumvikanye kitaragera, Hamas yo yaje kubikora mbere. Nibwo kintu cyo gihe mwabonye Hamas yinjira muri Isiraheli igafata abantu. Uko niko Isiraheli yinjiyeyo isanga uburyo inganda z'ibisasu zubakiwe munsi y'ibitaro, munsi y'amashuri y'abana, mu ngo z'abantu babamo. Uko niko Gaza yose yari yubatse, hasi hubakiyemo ibisasu bya kirimbuzi. Muri make twavuga ko kurwanya Isiraheli kurwanya Gaza byarayigoye cyane, kuko wasangaga muri Gaza ahantu hari amashuri y'abana, abana batoya, abana bigira, ugasanga munsi yaho niho hari urwo ruganda rukora ibyo bisasu bya kirimbuzi. Mu mavuriro ahantu abantu bavurirwa, munsi yaho niho hakorerwa ibyo bisasu, niho bisohokera. Uri kumva? Iyo urebye ubona nuko niko Hamas yubatse Gaza yose, usanga hubatsemo inganda munsi y'ibitaro zicura ibyo bisasu bya kirimbuzi, munsi y'amashuri y'abana ugasanga niho hubatse hagomba gusohokera ibyo bisasu bya kirimbuzi. Nuvuga ngo Gaza yose ugasanga nubwo buryo. Noneho Isiraheli yo yakora iperereza igasanga ahantu hose iri gushakisha ni munsi y'ibitaro, ni munsi y'amashuri y'abana, bikayigora. Noneho rero irashe kuko yarasa nk'ibitaro kuko ishaka kurimbura aho hantu bakorera ibyo bisasu bya kirimbuzi. Isi igasakuza ati Isiraheli iri kwica abantu, ariko ntabwo iri kwica abantu, ahubwo yari irimo isenya, kuko niyo mitwe Hamas yakoresheje kugira ngo ihishe isi. Isiraheli iza kuyivumbura, nta kundi rero yagombaga kuyikuraho atari gusenya ibyo bitaro, atari gusenya aho hantu ubwo buvumo bwose bakoreramo. None wakwibaza uti se aya mafaranga ubundi wakwibaza uti Irani yakuye amafaranga yo gukora ibyo bintu byose? Ni ukuvuga ngo nk'uko nabivuze, aya mafaranga muri igihe Obama yagiyeho yabahaye amafaranga yabo yarafatiwe muri Amerika. Niko guhita bakorana kontara n'Abashinwa, bakajya babaha peteroli, Abashinwa nabo bakabaha amafaranga, bakabaha na drone zibafasha. Barangije ayo mafaranga bafasha kugura Abarusiya b'abanyabwenge baza muri Irani kugira ngo bubake ibyo bisasu bya kirimbuzi. Aho rero cya gihe Isiraheli yari imaze kuba yakwinjira muri Gaza, Irani nibwo yahise ibwira Isiraheli ati turaje tubereke. Niko guhamagara ibwira Hezbollah ngo nitere Isiraheli iturutse mu majyaruguru. Noneho mwibuke za walkie-talkie bari barakoze, kuko ibintu byose bavuganaga Isiraheli yahitaga ibyumva. Niko bahise bagira gute, bakoze kuri navuga nka switch, bahita baturitsa bya byombo cyangwa se za walkie-talkie bavugiranagaho. Uko niko barangije abakuru ba Hezbollah, ariko ntibyari birangiye, siriza nka backup. Noneho rero Isiraheli barangije bavugana na Syria, perezida wa Syria mugati we dukurireho perezida Assad, kandi mwiko ko uyu perezida wa Syria ari ku rutonde rw'abantu bahigwa na Amerika, ariko kuko bari bamaze kugirana amasezerano na Isiraheli baramureka kuko aramaze kubakuriraho umwanzi. Ni ukuvuga rero ikintu perezida Trump yabashije kuba yakora mu mpanda ye ya mbere yatumye aba Barabu bahuza